baravuga karame yahene yayigurishije ariko mwokagira imana muri kumwokagira wakagawa nje wana akira ratajya umbwira ngo yagize ate yayigurishije wakagawa nje wabanye ndikugurisha yana umva kubwire rero nyina buratsa wabanye ndikugurisha yana wabanye ndikugurisha yana nibijya nyina buratsa haruko wese umva kubwire urantega amatwi ndoga shaka kubijya Jesus is Lord. Siba vuba. Baba nubwira umuntu ko papa yanyica ndi gusiba. Abandi mu mpera zo mufite. Sana sha. urugendo ruzaba rurangiye naba ninjiye iwacu mu ijuru nanjye kuri Kigali tora mama umwana ngo kumunyasuza papa nje nzabana nawe paka gusaza jewe mbana na papa paka gusaza ntabwo nabana na papa paka gusaza ubu ngagenda Kigali nanjye ndaje kureba n'abahanzi n'abakomedi ayimana y'ukuri komeza kunyo mana nzi kuranyobora muri ritiko ndabyiza uranyobora kuko ngiye kuja Kigali nanjye hene ya muzohe ndayigurishije 20 ni menshi ndazambeshaho kandi nzabonayo n'akazi Ugize ngo ubu se nanjye ngiye kumunyakigali bazahakana nta muntu uzakana ngiye ko ndari umunyakigali nanjye ngiye kwibera umunyakigali papa sazandwareka nanjye ngiye kwibera umunyakigali n'agatora mama ariko hakubwira ku bwenge cyangwa uri gihorihori niko wacana nyine papa urabona uvuye he ubu witeretse isafuriya ibiryo wabimaze wenyine sagasefo icyo bisaba ibiryo wabishizemo ndi kuvuga nanjye ndaje ngiye mvuye mu kazi nigeze ukora n'ikintu na kimwe none urabyendekanye kubijya wenyine tuzi kugamba ngo ntondoza two narindimo bandaduka vuba ibiryo babihaje nyine ibiryo ndabiryo byo nariye ntabwo nje ndi kujya isafuriya yuzuye nabisizemo byuzuye ntabwo nje ndi kujya uje kugira ute nyine nje ndi kureba niba byashoboka ngajya wenda niba byagira wacana urananiranye ntabwo ndi kubyumva nasupa byose ugiye kubijya none ndakwiyamye ibyo yose ndabwiza hehe ntabwo biriye wenyine ndabirije kundeka ubundi ariko ndigisigaye ese ko mwavuze abana muje muri abasigira wari wanzigiye ngo umwana wawe mpamvu ko kiba kiri kurugomboka icyo gihorihori wagihetewe n'ubundi urananiranye utwara mushiki wawe ngabiri ubundi yagiye kwiga wowe ukwirirwa hano mu rugo kikuryaguzwa gusa urudace cyaruzamuye umuvumo uzabushira bwiki ese abasaza mwemugiraga inzara wako twatu yego nari guhaye ngira ngo ubwo isafuriya yuzuye ngaho rero nariye ngumva ndago ndi guhaga neza uraje upfe ubwo bwenge bwawe bwakukuye mu ishuri niba ubana kurindagisha ubundi kwanza jya kuzitura hene indatari mu nzu yahene nyine yahene hari abantu bari baje kudusura barambwira ngo baje banaratumesera ngo bakatumesera n'imyenda hari kuri gihorihori sha ni ukubaza yahene ni mu nzu cyangwa wayiziritse nyine bari bambwiye ngo batumesera imyenda ngo bakatuzana n'amasabune iki cyane cyane cyica nubwire ngo shanga urugo wawe umugabo wandenze amapfi
niba nakwitegera nakwirenza kumva nari umugabo wari wavuze ngo nawe ngo numunyembaraga ngo yajaje aragwana ngo nanje ngo bakanjana mu byaji mu byo kuja ndagwana ngo gaterura n'ibyuma igihe nabyo ndago nabi reka ngendeje kuyirebera niba iri mu nzu yo kuyizirikira none niba utanayiziritse kandi urabona wabyukiye mu nkono gusa kurya gusa kikubye mbaduke byose urabije kandi umuriro kasirwa gihete kuwe wayiziritse cyangwa nje kuyizirika nyene nari na ihene tari twayi nari ndekereje urugendo rw'ikigali ni rwasanze ndimo ukuntu umuntu yagenda nawe ngazaba umusirimu ariko tugatandukana n'ibindi by'ibyaro iby'ihene byo sinzi ariko aya mama urukunyumva cyangwa n'urukunyumva ndeko kumva mbere y'ukuja kurya waziritse ihene ndi wayiziritse ihene nari nayiziritse hanyuma yaho haza abantu baravuga bakame ya hene yayigurishije ariko mwokagira imana ariko mwokagira imana akira ratajya umbwira ngo yagize ate yayigurishije wakabwa wanje wabanye ndikugurisha ihene umva kubwire rero nyina buratse wabanye ndikugurisha ihene wakabwa ndikugurisha ihene nibijyo gishaka kubijya nyina buratse aruko wese umva kubwire urantega amatwi ndagashaka kubijya toka jekati umva cha ndagwagarikiye uhagarikiwe n'ingoma n'ingwe aravoma ugeze ngo urumva ntabwo yagukoraho jewe nyine ariko neza unyimaga ibijyana mu rugo hari sawa ibyo niyo nshaka byagenze gute nyine n'abari aje abagabo barayifata yagize ate sha yayigurishije buretse ngusobanurire nakwisha bazatora abandi nyine ihene yo bayifashe barangije imana koko nyikigarari use waza tukihuta aguze uko uyu munsi bari bukore kwizi wowe ngo butico ntihagaze mu ishuri ibyo bintu byo kuvuga ngo ticyageze mu mashenge biba binandeba ariko ujya kwiga nta gahunda ufite sibundi gahunda yemuneze harya muri kwiga muzafata imisozi muzafata gishwati muzafata iki nzaba gitifu courage ego gitifu eshamuko uzabe na dogiteri nyine gete na ese umuntu yagiye ku ishuri arega ajya ku ishuri afite ibintu hako ngabigewe icyangi urumva no mu rugo bazi ko barananiwe pe ubundi wowe uvuge kuri kirara none ya dituko ntari ibindi ikirara ngiye subundi ngabeka ngubwiye ubundi kujyana namba mbona binandera n'impfunwe kubera iki se kubera kuyihe mpamvu si ubone uburyo uba wambaye byo byonyine wajya wampara amajipo wagira irumbi ya kweri kwambara gutya se ubwo nibyo byiza cyakoze umunyeshuri mama ngende profe nabona nandera n'isesemi mbona gutya ariko bimbereye ari ntari ako reba byo byonyine basi wakambara niyo wagira akageza subwo hari n'umuntu wakuvugisha nese wewe kugira ngo nzabigenze ute gusa kamubwira akantu kandi kunguka nende kugira ngo ntagire igitipe nyine kijye kiguha amafaranga gire korore ariko ibintu by'ibiturago byikuremo ariko uzindamutse ngizinda yamamare yankura mu rutugu niwe wa mbere wankura mu rutugu kandi nawe ugibona kuntu atoroshe hari ubwinenzi bwinshi cyane ahubwo ngabi profe twigisha bamanitse amaguru hejuru nese bwo wakoresha kondomu nicyo kintu cya mbere profe arabivuga mu ishuri nimba kwifata bikunaniye ubona kondomu utayishobora hari utunini tugura 1000 muri farumasi akaba ari twukoresha subwo ajya gutwita inda none siri oya hari ahantu ntari gusobanukirwa yego nzajya kugura ibinini muri farumasi none nimbigura igihe nzajya kubonana nawe nibwo nzajya ibyo binini nzahora ndi kubirya bizagenda bise uzajya umbwira mbise ngiye ngubwire ubundi ubirya mbere ugiye kubonana nawe hako kondo umuntu n'ikitwaye kuko na hari ikitwaye na profe ndihakwirwa bitubwira mu ishuri aho kumva ngubwire wowe vuga nimba wemeye nguhurize pasi nta kibazo gifite amafaranga sasa ngiye afite ikosa
nyine njye mba mbona imbwa nzishyira ku ruhande abazima nawe urabizi nawe uranzi uburyo meze no ku ishuri wimekesha turagabanyisha uko dutashye kwera ese wavuze ngo turayagabanyisha dutashye sasa dutashye uwo musheri se arareba ya ntabwo se sha wabwire ko ubana ubuturaga aho ngaho Morning class. Morning. Sit down. Okay, ubwo tugiye gutangira amasomo yacu. Turanje hano kuri kibaho. ahubwo porogaramu kuri kibaho wanyeganye igikara kirimo n'ingene Hano kuri kibaho Siwongeye ubu. Hano kuri kibaho. Hano kuri kibaho. Kandi ureba nawe ushobora gutaha. Sajya gravado. umuntu nimba uri kurapfutse ko wandeba nyine akaba ari bwamara kuri kibaho Gravado. Halo Brandon. nagira zambre manke jambre doi Aku mau diwarani. Kira mana berasa? Cece, ngiye kubahereza iminota ebyiri y'ukuntu mugiye gukora ino kwizi muba mwitegura. Ntabwo kabisa aho urukugira neza tijya ahubwo dukora imwe ntabwo dutungura uraduha ku izi nawe wapi Dore kiriya hano ni iwabo. Musana wowe Kiriya kintu cyo bazana ku ishuri. ufata gutoteza umunyeshuri nje tohereza kama ngo ujabana n'akawa je ndi umwana w'umubyeyi wizi to je tugiye gukina inkote turumubariza Uragenda kwicuma mu telefone ngo ntabwo yandika telefone wowe rero shamuze ndashaka ko nimikiro urayigura Kamwereke ko nanari wajeyo. duciye gute kwiri kwizina twaki tumeze kwemeranyaho Okay. wahisha ujya muri iki Ngiye kubikora ahubwo ngihoraga yanditse Okay. Yateguye ibintu ahubwo ngiye kubikora kubyumva mutunga. muri abibona nanjye reka mbwerekere kino unity niyo twizeho reka njye igipapuro wana gahishe umva izina warategura yewe yandi ni prive usi wa yawashyize ni prive ni prive no prive gute akora yeze shaka gusha ngo wari umuhanga ubona sikari karo karatsinda sando cyane ntabwo n'ibiciro kwa pesa araje kumwumva munsi maze biza ubigera bagira ngo araje Ese murango pesa rero? Ese murango pesa. ubona iki turi kigurimo Ese murango pesa wawe. siniteguye amakaramu si sawa impapuro si sawa Yes. ndamuzi kwandika vuba kabisa n'icyaro cyari kwandikira iki N'uburyo yanateguye nabwo bigaragaza. hano barasana yateguye ibintu bikomeye barimo bayarira ku musamo cyo ndagira ngo umwarimu
Kwanza mumbeze ingota mufite. Nuko siko turi abahanga twakira inkota gute? Muzimbe neza Solange. Ingota mufite ku neza taza kubigira ibintu birebire. Nazo dufite. Nazo mufite? Bro nukuri ko Imana nazo. Solange nayifite? Sinde ko. Nazo mufite? Ntabwo ndi ko. Tababirebere muzizana. Nazo mufite? Wache mumusake ngazisangana nawe. Ahita sohoka hanze. Zana. Nawe zana ingota yawe. Zana! Rusi mbinda yenda ni. Zana ingota yawe. Profesor raza mgoji kubana. Kandi wachana usanzwe uri gifunga mu. Zana. Kuni ni cyane. Umuntu wese amafaranga ni cyane. Zana. Kosha. Haguruka. Ya? Kweli Ufite na kute. Kurama. Nimeza ya telefone. Kanyigwera mu makaniku. Zana wewe humuriza zana. Nusayisha. Zana. Ariko hano ko turi mu ishuri nawe reba ushaka gataha. Bro mabari. Ucisha mu mabari. Ntabwo nzishaka. Kwa telefone yawe. Najana telefone telefone ni bishaka. Nanjye bro. Zana nawe. Zana nyine. Nibi gusoho. Nibyo bose. Zana. Zana sha. Saragira umukobwa mugenzi wagiye. Ese ko urukumbaza nuko mureka yumubaze. Please teacher, can I go out? So agenda. Wowe urabwiye hanze kumariki. Ngiye kumureba ikibazo bwiza. Agenda. Ngabiro cyabo. Yisi ninja akuzikora akadagi. Subwo ni Mani byugabanyarenga kunga. Bose ndi dage Usikomesha ngo prof ngo urarwaye wowe ngo ngiye kureba ikibazo Yambonye. ufite. Nese kutakarenze. si wowe urabona ahantu ukuntu haresha nahagera. Mani ibintu buzana ngiye simbizi mbona tutazashobokana. Rega nawe ujye ntwara gake ibintu umuntu atamenyereye Bigenza bigenza mu kantu dusanzwe dutumuraho ndakubona simbizi tugenda karenge mani tugire profeta dusanga hano. Cyawe ibyo bashaka. Ese wowe kubona ahantu umuntu yahurira. Reka mwereke urafata urakandagira hano sasa uhita uzamuka ufate gutya genda gusunika. Ningibonye mu kirahuri maze ndagiye mbita nsibwa none ndikumva ndikibuye kirangije kubonye urugusimbuka. Reka muhamagare wa muntu ako manzu za muri ibyo bijipo nawe umva ube abone kuri misi guteye neza bizamure mbese neza ubigeze mu nsinde
ibyo bijipo no gusimbuka biba byakunaniye ngo we ubundi iyo jipo iramutwara iki ariko mani abakobwa beza barahari kandi aragoreza ifaranga rye ntabwo yarihereza igicupura ari abakobwa beza sibyo nibi ngo ubundi reka muhamagare twumva ahari ese wari wavuze ngo turamusanga aha hanze nyine reka mubaze ahantu yaba ahagaze basi mutuze yes bro bite nise mwana ko twakarenze ko twasimbukiye harya haraguru ko nuze hepfo reka tuhagusange sawa turi kumwe oya nisubiyeho dusanga ahangaha haraguru ya ghetto profile soka tumureba neza atadufata wana siko byaba ari ibibazo ihangane sawa mva garaje ngagiye kudusanga hano sasa ngiye kubacungira prof reka nawe aze tumutegereze by'akanya gato nyine reka tumutegereze gatoya aze kandi kubera ko uvuze ngo prof amubonye ashobora kuza kureba oya prof ntabwo araza nyine araza ryari aravuze ngo agiye kuza adusanga hano sundi sangurira yaraje aho tuzi basenye bize bite amakuru se bize gute shiri wanjye amakuru se biri gucamo biracamo mbwire rero singuhise namuzanye nyine dusimbutse igipangu nikubona nawe aba agiraga ahubwo burize mva hano nkubwira akantu gato mbwira urabizi ugomba usuzi ikiciro ugomba kumuha amafaranga si cyo kibazo nabonye cyane mani njyewe ibyo nguko batoneraga umwumbati uteyamaye nakuniga byonyine ngiye ndikirara kibi nawe urabizi turaziranye wewe ubundi ni ukuvuga ngo buriya uyu nguyu yavuye mu mubare ushaka twakugenda si byo ubundi kangiye kureba profile yaje mbenge mu ishuri tubigenze gute kuko ni wambaye uniforme none se nanjye ahubwo nicyo kibazo mfite ubundi ni ukuvuga ngo uniforme yo twakagombye yenda kujya agasando ariko oya nze mutuze umupira ibi bya uniforme ukuntu uzo yambara munsi ndo baramenya ko gwambaye ko yambaye iyo shati amba Ngabyano no waje kugwarira sishira ni mudu none ambise ngwirukana Kicha wamba